bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Nanone twongeye kubonana uyu munsi ku cyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya. Nyuma y'iminsi mikuru y'ubutatu butagatifu n'isakramento ritagatifu ndetse n'umutima mutagatifu twahimbaje kuwa gatanu, uyu munsi twongeye twinjiye mu gihe gisanzwe cy'umwaka wa Kiliziya. Igihe kirekire mu mwaka wa Kiliziya Imana iduha kugira ngo mu byo dukora byose, mu byo dutekereza, tubashe nyine kugaragaza ubukristo bwacu. Ubukristo bwacu bugaragara igihe cyose tugerageza guhinduka kandi tukera imbuto mu byo dukora, nta magambo menshi tuvuze, ahubwo tugerageza gukora ibyo ubukristo budusaba mu buzima bwacu, mu turimo twa buri munsi, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ivanjiri y'uyu munsi iratwigisha ibintu bitatu by'ingenzi. Kutagira ubwoba. Wigira ubwoba bw'abantu. Abantu bashobora kuvuga ibyo bashaka, bashobora gutekereza ibyo bashaka, ariko nta kintu bagutwara. Ntabwo ari abantu dushingiraho ubuzima bwacu, ahubwo ubuzima bwacu tubushingira ku Mana, kuko niyo yonyine izi umutima wacu. Icyo ni icya kabiri twigira ku ivanjiri y'uyu munsi. Imana iratuzi kandi izi umutima wacu. Ntabwo rero tugomba kwihisha cyangwa ngo tuyishushanyeho, ahubwo tugomba gukora ibyo yo itubwiriza mu mutima wacu, kuko iwuzi neza. Ntabwo rero abantu bashobora kumenya umutima wacu, Imana yonyine irawuzi. Ntitugire ubwoba rero, ntitugire ubwoba bw'abantu. Icya gatatu twigira ku ivanjiri uyu munsi ni ubutumwa, gukora ubutumwa. Ngo ibyo nababwiye ahireherereye mwebwe mu bitangarize ku karubanda. Bavandimwe rero, tureke Imana idukoreshe kandi dukore iyogezabutumwa, ariko atari ku magambo, ahubwo ari ibikorwa. Ubuzima bwacu bwose buhinduke iyogezabutumwa, buhinduke inkuru nziza, kugira ngo utubonye abone koko twamenye umwana wayo Yezu Kristo, kandi ko dutunzwe nayo. Mukomeze rero mugire urugendo rwiza muri iki gihe gisanzwe cy'umwaka wa Kiliziya, kandi twese dukore ibishoboka byose, dufatanye kugira ngo ubukristo bwacu bwere imbuto zigaragarira buri wese. Mbere rero yo kubaha umugisha abavandimwe, nagira ngo mbasigire umukoro. Nimubona akanya muhugutse muvuye mu turimo dutandukanye, mugende mwicare hasi, musome, murebe aho mwabitse za Bibiliya zanyu, hanyuma musome mu ivanjiri uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 10 kuvana ku murongo wa 26 kugeza ku wa 33. Imana ishobora byose nibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.